igikoma cyangwa tukamukoma ku kibuno kugira ngo asinzire. Mwongeye kwirwa bakunze Babona TV. Uyu munsi twagiye gusura abana batatu bibana bivugwa yuko babuze ababyeyi, baba mu nzu mbi bavira sisakaye, ubwiherero bwabo nabwo nabuhari, busa nkaho nabuhari. Aho bavuga ngo bikinga umusaya n'amabati amwe yaratobotse andarava, bese abana babayeho nabi. Tugiye kuganira mwumva ubuzima babayeho kandi nabo base nkaho bababwira n'icyo bafasha ndetse bavuge n'icyo bakeneye. Reka dutangire rero twakira uyu mukuru atubwira amazina yabo ndetse atubwire n'imyaka bafite. Ikaze kwa Babona TV. Witwa ngo iki? Gerageza uvuge cyane. Ngaho ngero usubiremo amazina yanyu uvuge cyane. Byiringiro Kennedy nguba mu Bondeka Amizera. Ngaho byiri ubuzima bubayemo. Ariko hagati aho ndashaka ko utubwira n'imyaka yanyu kugira ngo abadukurikiye babashe kumva imyaka mufite. Yefite umwaka 11, afite 5, imba afite amezi 9. Yego. Nase byiri. Turatangira rero tubaza dukeya bitewe nuko twabasanze mu buzima bubi. Aho dusanze n'imvura yari imaze guhita murimo gusa nkaho mwanika ibintu mwararaga kubera ko byari bimaze kuvirwa, sibyo? Hano turatangira utubwira uko mwari mubayeho mbere yuko mubura ababyeyi. Ubwo mugifite ababyeyi, ese ababyeyi bombi mwari mubafite? Atarapfa. Ababyeyi mwari mufite umubyeyi umwe? Mwari mufite umubyeyi umwe. Ese mama wanyu yitwa nguki? Yitwaga Niyo nize Esperance. None se mbere yuko yitaba Imana, mbese atararwara cyangwa atarahura n'ibyo bibazo, mwari mubayeho gute? Mwari mubayeho neza? Kandi amakuru abaturanyi baduhaye baratubwiye ko yarabayeho nabi, aho yanacuruzaga na dodo, nyine nta buzima. Twari tubayeho nabi Yego. None se byiri? Ubwo uwo mwana iyo aramutse arize nk'uko nguko muri mwenyine uko muri batatu mubigenza gute? igikoma cyangwa tukamukoma ku kibuno kugira ngo asinzire. Yego. None se ubuzima bw'uko ese mwaba muzi icyatumye umubyeyi wanyu yitaba Imana? Ntabwo mukizi. Abaturanyi rero batuganirije, twabanje kuganira nabo batubwiye ko ari kanseri yatumye yitaba Imana, kanseri y'inkondo y'umura. Ntabwo mwari mubizi, abaganga ntabwo babibabwiye? Okay, ubwo rero urumva ko mutaranamenya n'icyatumye umubyeyi wanyu yitaba Imana. Ese byiri ubuzima mubayeho ubu ngubu murabona bumeze gute nyuma yuko mubuze ababyeyi? Bumeze nabi. Ese mubona uko mubona ibibatunga? None se ubuzima cyabasha kwigara? Uwo mwicanye mariga se? Ubwo muri hagati yanyu ntabwo mwiga hagati yanyu. None se byiri ukurikije uko ubuzima mubayeho, byibuze arabafasha cyangwa abantu bajya baza kubafasha? Noneho ndagira ngo uvuge icyo wifuza kugira ngo turangize. Ndabona umwana yakugoye, noneho ushaka ukuntu umufasha aze guhora, sibyo? Urabona rero ubuzima mubayeho ni bubi. Niki kintu wifuza ko bagufasha mbere na mbere? Yego. Inzu yarasenyutse
buke iyo imvura iguye turatoha. Yego. Turatoha ikatunyagira tukagira imbeho. Yego. None mama yaradusize yadutaye mu nzu. Yego. Mbona umwana ngo njye ku ishuri. Yego. Ese wiga buri munsi cyangwa? Ntabwo niga buri munsi. Yego, gerageza turebe hano muri kamera kugira ngo abantu bagukurikiye babashe kugira, sibyo? None se Byiri, mudugudu yabazi ibibazo mwahuye nabyo? Kuko niwe wanadufashije gushyingura. Nabafashe gushyingura mama wanyu. None se ubashije kubona uko wiga neza ufite izihe nzozi? Ubashije kubona uko wiga neza ukabona nyine ukabona ubuzima ushaka, ufite izihe nzozi ushaka kugera ku ki? Wumva nyine wazakora iki ubonye ko wiga, cyangwa urangije kwiga wumva wakora iki? Ukabyara abana. Papa wanyu muramuzi se? Yarabataye nawe. Noneho ndabona umwana yagoranye cyane, urumva? Tugiye kurekera ikiganiro, noneho ubutaha ntagira umuntu ubafasha cyangwa se hagize umuntu ese nk'uwagize nk'umuntu ushaka kuba yabafasha, ariko turi buze gushyiraho nimero hano hasi, turaza gushaka umuntu cyangwa tuze gushyira mudugudu, noneho azaba yabafasha, cyangwa n'ubwo bufasha buramutse bubonetse yaba yahamagara uwo muntu akaba yabagezaho, sibyo? Byiri, ugerageza rero kwihangana ubane neza n'abana, sibyo? Kandi uko ubayeho mu buzima bubi ejo cyangwa ejo bundi bushaka guhinduka, kandi nukura uzaba umugabo kandi uzite ku bana bawe nk'uko uzita ku bo mwakuranye cyangwa abo mwavukanye, sibyo? So reka rero bakunzi babona TV turangiriza hano ikiganiro cyacu. Murabona yuko ubuzima bwabo babayeho nabi, rana umwana bari kurira kubera kubura icyo kurya. Nk'ubu ngubu twaje tubasanga ari bonyine baryamye mu nzu bameze nk'aho nyine nta kintu bafite cyo kibatunga cyangwa n'icyo gushyira mu nda. Bakunzi babona TV rero mubasha kubona iki kiganiro, mufashe aba bana babayeho nabi, kwiga ni haso, aho barara naho nta kuntu hari inzira bavira, ubwiherero bwabo nta kintu kiriho ndibuze kunyuzaho, murebe ubwiherero bwabo uburyo bumeze, n'inzu babayeho irava ni imyenge gusa. Abaturanyi bagerageza kubafasha uko bashoboye, ariko nabwo ubona yuko aba bana bakeneye ibintu byinshi, bakeneye kuba bagira inzozi z'ahazaza, aba ni u Rwanda rw'ejo, kuko uko ijana ufite cyangwa se ubufasha bufite bwose bwazabafasha kubaho, kubaka inzu dukurikije uko turi buganirize mudugudu cyangwa munyesibo akagira ikintu abafasha. Nawe rero ubufasha bwawe 100, 10, 50 bwabafasha bakabasha kubaho neza, kuko babayeho mu buzima bubi rwose, babayeho mu buzima bubi. Mubafashe sawa, reka tugarukiriza aha. Ciao ciao.